nibyo njya mbwira abagabo, ariko aho ni burya iyo umugabo yaryamanye n'umukozi wo mu rugo, iyo umugabo yaryamanye n'umuboyese wabo, burya aba yashujuguje umugore yamurangije. Umukozi waryamanye na shebuja asuzugura nyirabuja, birikora. Hari umuntu wicara Satani akaza akamwegera akamubwira ati wowe ntacyo uzageraho, wowe urimbwa, wowe usa nabi, wowe mbese monologue interieur ye igahora imuryamisha hasi. Uwo nguwo niyo wamubwiza iki atarahindura iyo discours, nta kizavamo. Inzira ya mbere y'Imana igiye guhindura ubuzima bw'umuntu, imuhindurira ururimi. Niyo mpamvu buriya niyo twabatijwe mu mwuka, iyo tugize umugisha iguha ururimi rushya. Ikibazo tujya tugira kenshi iyo ubwihebe bwaje, ikibazo tujya tugira iyo tumaze igihe kirekire mu bibazo, dukura amaso ku Mana no kubisubiza ishobora kubifite, ntitubona amariba n'imiryango ikinguye iri imbere yacu. Turamuzi, sinongera kumuvuga, reka tambuke dukomere Imana amashyi. Murakoze Bishop, namwe murakoze abo tugiye gukomezanya, ariko n'abagiye mu zindi gahunda ubwo ntacyo dupfuye kuko twese bitubaho. Ndashima Imana cyane, ariko reka nifatanye namwe gushima Imana kuko mugiye kubaka. Yewe imiruho n'imigogoro yo kubaka ndayizi, ubwo iyo ugize Imana ukabona uguhuhiramo udashimye Imana wawe ufite ibibazo. Ari ukubaka inzu yawe ku giti cyawe, ari ukubaka inzu y'Imana, ari ukubaka inzu z'ubucuruzi, byose bisaba imbaraga, kandi mugize Imana mukabona babahukiramo, ryo ni ishimwe ryinshi. Rero nanjye nifatanyije namwe gushima Imana kubw'ibyo. Ubwo nyine Bishop ari azatanga inkoko kuko madamu aramutsinze, twigeze guhagarara hari imbere avuga ati rwose ibyo bintu by'amakredi, buriya rugiye nizerera mu bintu byose, n'amakredi nshobora kuyafata n'ibindi nkabifata, Imana ifa kuwashyizemo ikiganza. Ariko madamu akaba ati nta kredi Bishop. Madamu mwafashe kredi mukihutisha inyubako, none yagutsinze nyine. Ubwo ntabwo navuga ngo mu Kinyarwanda ubundi wari gutanga inzoga, ariko kuko tutakizinywa uzatanga inkoko na koka. Ndagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana. Nabajije Bishop hari ahantu nari ngiye gutanga ikiganiro mu kwibuka, ndamubwira nti se teme mufite muri uyu mwaka, muri iyi minsi? Arambwira ati turi mu gihe cyo kwibuka, ariko teme y'umwaka ni imiryango ikinguye, open doors. Ndagira ngo uyu mugoroba mbihuze. Inyigisho nayise agahinda, ibyiringiro n'amarembo afunguye. Buriya mu bintu bikomeye bibaho mu buzima busanzwe bwose, nk'uko turi buze kubibona, buri ikintu cyitwa kijya cyica ibintu byose ni agahinda. Agahinda, hari umuririmbyi uririmba kuri radio, agahinda karakanyagwa. Agahinda gafata umuntu yari mutoya kakamushajisha, kagafata umugore yari mwiza kakamuhindura umukecuru, kagafata umugabo kakamuzingazinga kakamwica. Kandi twebwe Imana yacu ni Imana y'ibyiringiro, ni Imana y'imiryango ifunguye. Rero kugira ngo uzahuze agahinda n'umuryango ufunguye, hari igihe wicara imbere y'umuryango ufunguye agahinda kagatuma utanawubona. Ariko ubwo ntangiriye hagati, reka dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice cya 24. Turahera ku murongo wa 13. Ni inkuru mwese muzi y'abigishwa ba Emmaus. Aravuga ngo nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emmaus. Kuva Yerusalemu kugerayo ni nka stadio 60. Nuko baganira ibyabaye byose. Ikintu cya mbere gikomeye mu bantu ni uburyo baganira. Abigishwa babiri bavuye Yerusalemu baragenda baganira.
buriya ujye witondera ibyo uganira n'abantu n'uburyo biganira. Hari abantu mwicarana wari ususurutse mu mwanya mutoya ukisanga ukonje. Hari abantu muganira wari ufite ibyiringiro byuzuye umutima bakahava neza neza babisimbuje ibindi. Aba bigishwa bagendaga baganira. Murabizi buri Imana iteka ryose yita ku biganiro byacu. Ubwo Abayisiraheli bendaga kujya gufata umudugudu wa Yeriko, Imana yarababwiye ngo muzazenguruke Yeriko iminsi 7 ariko mucecetse. Mucecetse kuko ndababwiza ukuri iyo bazenguruka Yeriko bavuga ntabwo uriya mujyi uba waraguye ngo bawufate. Bari kwicara abantu bagatangira bati mbega inkike z'amabuye zifashe ku ijuru. Undi akabwira undi ati ariko ubonye igihe twakataga ku nguni y'iburyo wabonye ikigabo cyari gihari cy'ikinaki neza. Ku munsi wa kabiri bari kuba babivuyemo, bakoze kudeta yo gusubira muri Egiputa nk'uko kenshi babigerageje. Bagenda baganira, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arabaza ati muragenda mubazanye iki? Ibibazo niba Imana yajyaga bitubaza. Rero ko mwicaye mu nzu murimo muravuga ibiki? Rero Bishop, imiryango ikinguye igira urundi rurimi ruganirwa, kuko hariho n'indimi zifunga amaso zigafunga amatwi zigafunga n'imiryango. Turaza kubibona. Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kireopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti. Kandi ubwo niwe bababwira. Ni ibya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. Twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu ni umunsi wa 3 uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika bakabwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Ushaka intumbi y'uwazutse wayisanga mu mva se? Agahinda karakanyagwa. Arababwira ati mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo agira nk'ushaka kugicaho. Baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze. Nuko arinjira ngo agumane nabo, yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura arawubaha. Amaso yabo arahumuka baramumenya, maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona. Baravugana ati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi, bumva bavuga bati nukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko abandi 2 nabo babatekereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye umutsima. Haleluya. Aya magambo tugiye kwiga ndagira ngo tuyigeho twihuta twibuka ko turi butahe. Kandi rero ye buriya ndi umupasitori wo mu mwuka ariko ufite n'ibirenge ku isi. Iyo ndebye abantu bangana barya ndabizi neza hari abantu 3 igomba gusanga bicaye mu rugo. Ndabeshyara? Ndabizi neza ntibisaba guhumiriza ngo bihanure. Bamwe ntabwo muzi ibyo mvuga ariko abo tubiziranyeho muhumure. Abahuza mugambi ba 3 mu mpepera ariko abazi icyo navugaga, ariko ndavuga abazi icyo navugaga. Ruzi ko abantu bantu ari abanyamwuka gusa niho batazi kiri bwe 3. Reka twihute. Abantu b'abanyamwuka batazi kiri bwe 3
ariko iyo utuye ku isi ugomba kumenya yuko inzira ijya mu ijuru ica ku isi. So icya mbere buriya hano baratubwira ngo hari abigishwa babiri bari bafite information. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo icya mbere ni amakuru, ariko ngewe nkavuga ngo mwumvise bavuga ngo icya mbere ni amakuru, ariko genda babwiye ngo icy'ingenzi ni icyo ukoresha ayo makuru. Haleluya. Icya mbere ni kiba amakuru, ariko icy'ingenzi ni icyo ukoresha ayo makuru. Aba bantu bari bafite information, bari baragendanye na Yesu, bari bazi ibyo Yesu akora, bashoboraga no kubivuga, banavuga n'ibyari byaramuvuzweho, bavuga n'iby'Imana yamukoresheje. Barangiye baravuga ati ariko abatambyi baramufashe baramwica, baramugambanira, nako abaroma baramwica, baramubamba, twaramuhambye. Ariko uyu munsi abagore baje baratubwira ngo yarazutse, ngo yazutse. Ndetse bamwe muri twebwe babaye agabo kubihamya, information barayifite, bagiye kumva basanga umurambo we ntawe uhari, ariko ayo makuru ntacyo twayakoresheje, turatashye twisubiriye iwacu. Nasanze bishop arimo gusengera abantu ngo bashaka kuva muri addiction. Uriya jambo warangirijeho bishop, utari ko bashaka kwakira Yesu. Buriya nshatse na rwabwa nti bose ni bagaruke ubakirize Yesu, kuko umuti wa addiction izo arizo zose ntabwo ari ukugira information ko ufite addiction, ntabwo ari ukugira information ko ufite ikibazo, ni ukugira information ko ari ufite ibisubizo. Haleluya. Kandi uwo ufite ibisubizo, barambwira abakristo nkabwira ni buriya ikintu kizakubata cyose. Giye abantu baje ngo mbasengere bambwira nabaswe nibi nabaswe nabiri, ndabanza nkakora check up nk'umuganga w'umuhanga, nkabanza nkagenzura niba bafite Yesu. Ntabwo mvuga ngo niba bazi Yesu, abazi Yesu bafite information. Abafite Yesu hari icyo bakoresheje information. Icya mbere si amakuru, icy'ingenzi ni cyo ukoresha ayo makuru. Abantu benshi bicayemo hano n'ahariya hanze hose ibya Yesu barabyumvise, bashobora no kubivuga, bakakubwira aho yavukiye, bakakubwira uko byagenze, bakakubwira ibyo ku gihe cya Pilato, bakakubwira icyo ku gihe cya Herode, bakakubwira n'ibitangaza yakoze, ariko bagakomeza kukubwira ati ariko gihe byaranze. Namubwira ntoke ufite amakuru ariko ntacyo wayakoresheje. Hello. Reka mbwira umuntu wese ushaka kunesha addiction, gusa nabyo niyo wabimubwira, iyo uhaye umuntu amakuru atazi kuyakoresha nta kivamo. Niyo ari amakuru meza nta kivamo. Buriya iyo ugendana na Yesu, kera nkiri umusore, reka mbibahe mu buryo bw'ubuhamya kuko nibyo burya abantu bumva neza. Kera nkiri umusore, bishop agira ibintu ajya yihana, bajyaga banywa bagaheza. Yewe ntabwo nanywaga ngo mpeze, ariko hari ibindi nahezaga, ariko byose ni ibyaha. Noneho maze gukizwa, Imana se Mana ko najyaga nanga gukizwa ngo ntazivuguruza, kuko ikintu nagayaga barokore ni umuntu uvuga yuko akijijwe nkamubona mu byaha. Noneho maze gukizwa nsanga ibyaha biracyahari, ntaho byagiye, biracyandimo, ndacyabyumva, imbaraga zabyo ndacyarukuruzi yabyo ndacyayumva. Mbwira Imana se Mana, yewe nari nzi ko umuntu akijijwe ibyamugoraga byose bihita bigenda. Najya nyura ku bakobwa nkabona nta rukuruzi bamfiteho. Shazo gwakumva ikibazo cyanjye kinini naho cyari giherereye. Je nari nzi ko umuntu akijijwe unyura ku bakobwa ukabona bameze nk'ibiti cyangwa bameze nk'abandi bahungu. Maze gukizwa nabanyuraho nkabona rukuruzi iracyahari. Ese Mana, buriya noneho nazagira gutya nkanyerera nkagukoza isoni, kuko jewe nakijijwe mpita mvuga butumwa. Nakijijwe nabyatuye kuwa gatanu, ku cyumweru narabwirije mpamagara bihana barihana, ndabasengera ndavuga ni karabaye. Umuntu abakivuka akabwiriza abantu bagakizwa atazi niyajya, ariko byanteye umwete wo gukura vuba. Bukeye mfata amasengesho yo kwica rukuruzi y'abagore, ndayafata. Imana irandeba iranseka, irambwira ngo uri muratigiye, iyi rukuruzi uzarinda upfa igihari, kuko n'igihe wayishyizemo ngo ube muzima. None se ninyikuramo uzajya unyura ku bakobwa nzaguha umugore
niyo mwabana ntuzamukunda kuko ntacyo azaba akubwiye. So iyi izagumamo mpaka upfuye, uzapfa ikirimo. Ni nka dinamo y'imodoka. Imana none nazagukoza isoni. Imana irambwira ngo no, reka nkurangire umuti woroshye. Nasomaga Bibiliya, ijambo jyewe niko Imana inkora. Jyewe nkorera mu bitekerezo, mu bintu bifatika, kuko jyewe ndi murumuna wa Toma yagiye mu ijuru usigara ku isi. Burya Diduma byavugaga impanga. Hari abatoma babiri, umwe yagiye mu ijuru undi usigaye ni jyewe. Jyewe ushaka kumbwira ibintu bifatika. Bya bindi by'ibintu biguruka ntibimfataho. Ibintu bifatika, niba ari ibintu by'agakiza binsobanure ku buryo numva bifatika. Numva ko gakiza kazagira inyongera gaciro mu buzima bwanjye. Imana rero burya ikorana nawe uko uteye. Uwo munsi ndimo gusoma Bibiliya nyine maze kumva nihebye ngo umuhozi biki koko. N'inzara niyicishije ngo nice ibinyugunyugu biri muri yewe. Imana irambwira ngo umurongo umwe nasomye hariya mu Itangiriro 17 usimbuka uva mu gitabo uhita umfata mu ijosi ngo jya ugendera imbere yanjye ukiranuke. Ndicara ndabitekereza ndavuga ariko indeed uzi ko ari byo. Ningendera imbere ya Yesu nzajya ngira ubwoba bwo gukora icyaha icyo ari cyo cyose. So inzira ya mbere yo kugira ngo uve mu kintu kibi banzo kite kibi. Kuko abantu benshi baragwereka ngo byaranze warabibyiniriye. Ntabwo wari wabifata ngo uvuge ngo ibi bintu nkora ni bibi. Iyo utarabyita izina ribi ntabwo bivamo. Hanyuma rero byajya bizuka bibwira ngo ntabwo nakora ibi ngibi databuja ndeba. Ukamenya Yesu muzima. Buriya n'umuti w'agahinda ndaje mbibereye. Aba bigishwa ba Yesu bari bafite information kuri Yesu. Ariko ikintu Yesu yakoze ntabwo ari ikintu gishya. Ngo yaraje agendana nabo. Aravuga ati ariko aba bantu ibiganiro barimo gukora birabagumisha mu mukonje. Ibiganiro byabo nibyo byabahejeje mu mwobo. Ibiganiro byabo nibyo byabahejeje hasi. Ikintu kiri bubakosore nukubaza ngo ariko urimo uravuga iki? Murimo muravuga iki? Ko buri muntu wese n'abicayemo hano twese turabasazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uzi burya itandukaniro ry'ibisazi byacu, twese turabasazi uretse ko bamwe basaze cyane abandi bagasara buhoro. Umusazi iyo umusanze hariya ku muhanda abavuga ibimuca mu mutwe byose yivugisha. Ariko burya natwe iteka ryose tugenda tuvuga. N'ubu mwicayemo hano bamwe barimo baravuga. Ubu wazana ikintu cya amplifier icyo bita monologue intérieur wakumva hano mu rusengero birimo ko buri wese arimo aravuga. Bamwe barimo baramvugaho, abandi barimo barivugaho, abandi barimo baravuga ibiri buzi imbere. Buri muntu wese buri gihe aba arimo kuvuga. Ikizahindura ubuzima bwawe ni ibyo uvuga muri iyo monologue intérieur. Haleluya. Hari umuntu wicara Satani akaza akamwegera akamubwira ati wowe ntacyo uzageraho, wowe urimbwa, wowe usa nabi, wowe mbese monologue intérieur ye igahora imuryamisha hasi. Uwo nguwo niyo wamubwiza iki atarahindura iyo discours nta kizavamo. Inzira ya mbere y'Imana igiye guhindura ubuzima bw'umuntu imuhindurira ururimi. Niyo mpamvu buriya niyo twabatijwe mu mwuka, iyo tugize umugisha iguha ururimi rushya. Reka uyu muntu umuhindurira ururimi. Nagera ahantu byanze ajya avuga mu ndimi, avuga ibyo ntashaka ko yumva. Kandi Paulo aravuga ngo iyo tuvuga mu ndimi tuba twiyubaka twebwe ubwacu, tuba turimo guhindura monologue intérieur yacu. Ikiganiro cyanjye n'Imana. Sinzi niba murimo kubyumva ariko murimo murabisingira. Iyo Yesu agendanye nawe, iyo ashaka kuguhindurira ubuzima arakubaza ngo ariko we na wowe, we Rutayisire Antoine na Rutayisire Antoine, iyo wicaye mu modoka ugenda uvuga urimo uravuga iki? Baramubwira ati twebwe ngo bahagarara batanga. Ni wewe wenyine utazi ibintu byabaye hano. Twavugaga ibya Yesu w'i Nazareti, umuntu Imana yatoranije ikamukoresha ibintu by'ibitangaza, ikamukoresha ibintu bikomeye, ariko none waramwishe. Ariko bongeraho ijambo rikomeye ngo twizeraga ko we had hoped.
iri jambo kera twe twiga mu seminari uriya murongo wa 21 mu kilatini baravuga ngo rivuga ngo nos autem sperabamus, ngo twebwe twari twarizeye ko. Rero kugira ngo iyo twajyaga gukora ikizamini mwasohoka mu munaka akakubwira ati cyari kimeze gitese, iyo bavuga ngo nos autem nta nubwo twarivugaga ryose. Iyo wumvaga nk'umwana avuze ngo nos autem bavuga ati uriya cyamukubise tu. Twiringiraga ko nashatse umugabo niringira ko, nashakaga akazi niringira ko, nize amashuri niringira ko, nakoze application niringira ko. Nos autem sperabamus, twizeraga ko, ariko none ibyiringiro byacu byaheze. Hari abantu benshi bicaye aho ngaho, aho munsi y'icyo giti cyatwiringiraga ko. Wenda n'uyu mugoroba ushobora kuba urimo kumva ubu butumwa aho wicaye. Iki ni igihe kigora abantu benshi hano mu Rwanda, kuko nyuma y'imyaka 30 ndacyatanga nabonye abantu benshi banyandikira muri pastor ko byanze, subira ahandi aho byatunganiye byanze pe, subira ahandi aho byari byatunganiye byanze neza. Ubigenza ute iyo uhagaze ahantu urimo kuririmba ngo twizeraga ko, twiringiraga ko, nos autem sperabamus, we had hope? Iyo ugeze aho ngaho niho utangira kubona Imana iza. Agahinda, umva uko Bibiliya yatubwiye mu mirongo ibanza ngo abangaba Yesu yarabegereye ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Nta nyungu n'imwe Yesu yari afite yuko batamumenya. Ntabwo ari Yesu wababujije kumubona. Agahinda bari bafite n'ibitekerezo bari bafite byababujije kubona igisubizo cy'ibyiringiro byabo. Aha niho njya ku ngingo ya kabiri, agahinda. Umva Bishop, iriya temu mwafashe, agahinda ni kimwe mu cyishi cy'imiryango ifunguye. Ikishi, killer of open doors. Ndabaha ingero zo muri Bibiliya. Urugero rwa mbere ni urunguru dufite hano. Abantu Yesu araje arabasanga, niwe bavugaga, niwe wari ibyiringiro byabo, ariko yarapfuye. Aravuga ati ngiye gupfa nzazuka, ariko batinda kubyemera. Batindijwe n'iki? N'agahinda bagize bamubonye apfa. Abantu benshi buriya mu buzima, ibyo duhura nabyo mu buzima, uburyo tubivuga, uburyo tubisesengura, nibyo byica imiryango yose Imana ikingura imbere yacu. Kuko Imana yacu ni Imana igusanga hariho hose. Imana yacu ni Imana igusanga urimo kugenda ujya mu kibaya cy'inzozi zapfuye. Aba bantu bari bamanutse bavuye Yerusalemu, bamanutse mu kibaya cy'inzozi zipfuye. Yesu araza abasanga muri iyo nzira, ahubwo atari ko muramanuka mujya he? Muragenda muvuga iki muri iyo nzira? Ariko kubera agahinda kenshi bari bafite ntibashobora kumubona. Buriya rero mu bintu bibuza abantu kubona imiryango ikinguye yabo, agahinda ni imwe muri killer diseases, ni imwe mu ndwara nyinshi y'ibyiringiro. Reka mbahe ingero z'abantu bane muri Bibiliya barasa imiryango ifunguye kandi yari myiza, ariko bamwe Imana yarabatabaye ibereka aho iherereye. Murabizi Sara amaze kubyara umwana we bwite, yabwiye Aburahamu aramubwira ngo iyi nshoreke yitwa Hagari na kiriya cyana cyayo, ko ntabwo Sara yari umwana mwiza burya. Nubwo Petero amuvuga neza ngo ni nyirakuruza w'abizera, ariko Sara ntabwo yari umwana mwiza. Icya mbere, Sara niwe wazanye Hagari amuha Aburahamu, ntabwo ari Aburahamu wamushatse. Ariko Hagari Hagari aratwite, cyakora na Hagari ntiyari yabyitwayemo neza. Hagari aratwite, nyirabuja yamubwira ati jya kuvoma gawe, ariko yewe mada tubyumve kimwe, urasasa nanjye nkasasa, kandi genda twite wowe uri ingumba, bari wowe ujya kuvoma. Yibagiwe ko ari nyirabuja. Nibyo njya mbwira abagabo, ariko aho ni burya iyo umugabo yaryamanye n'umukozi wo mu rugo, iyo umugabo yaryamanye n'umuboyese wabo,
burya aba yashujuguje umugore yamurangije. Umukozi waryamanye na shebuja asuzugura nyirabuja, birikora. Umukozi waryamye mu gitanda cya nyirabuja aramusuzugura. Hagari yarabikoze. Noneho Sara abwira Aburahamu ati uriya mukobwa kariya gasuzuguro kuriya gushinga ijosi ni wowe. Aburahamu aravuga ati ariko n'umuja wawe ni nawe wamumpaye, musubirane. Uramumpaye. Iryo ni irindi kosa abagabo bashobora gukora. Nubona umugore wawe yarakariye umukozi, ujye uhagarara hagati. Ashobora kumutwika ureba, umva, ashobora kumutwika ureba, barabikora. Aburahamu yapfuye kuvuga iryo jambo, aramubwira ati umva wa mukobwa, fata bagaje zawe uzinga utwangushye, mbona ubutsinsino urenga hariya mu irembo, sinongere gukora. Aburahamu nta jambo yongeyeho ngo amubwira ati se uriya mwana ko atwite, waretse basi tukamukorera impamba, waretse basi tukamubabarira, waretse basi tukamukosora. Navuze ngo nagende kandi mbona ubutsinsino mu maso we sinongere kubabona. Hagararagiye. Ariko ageze mu butayu hari Imana igukurikirana. Marayika aramubonekera aramubwira ati Hagari muja wa Sarayi, muja wa Sarayi uravaho urajya. Ati ngewe mpunze mabuja. Aramubwira ati subiza iyo wavuye kandi wumvire nyokobuja, kandi uwo mwana utwite nzamuha umugisha. Ariko bwa kabiri Sarayi amaze kubyara, haciyemo imyaka 10 Sarayi amaze kubyara, Sara nakubwo yari yabaye Sara amaze kubyara, abwira Aburahamu ati noneho mfite confidence, umwana wanjye w'isezerano yavutse, uyu muja n'umwana we nomo. Bibiri bivuga neza ngo bibabaza Aburahamu, ariko Imana iramubwira ati Aburahamu nubwo ubabaye mureka agende nzamuha umugisha. Aha rero niho inkuriza. Baragenda bageze mu butayu, Hagari yicaye iruhande rw'iriba ngo ashyira umwana we nk'aho umuntu yarasa umwambi, uvuga ngo mu metero nka 300, atangira kurira. Noneho ngo ijwi riva mu ijuru riramubwira ngo Hagari urarizwa n'iki? Ngo amuhumura amaso. Imana iramubwira ngo numvise ku butaka kuriya muhungu, meaning ngo Hagari we ibyo gusenga yari yanabivuyemo yabyihoreye, avuga ati it's just a matter of time, uyu mwana araba yapfuye nanjye namukurikiye napfe yari hariya. Urabizi buriya muhungu yari umuhungu nyine, burya abagabo bapfa mbere y'abagore. Hagari burya abagore bararesita muri biriya by'inzara. Niyo mpamvu no mu masengesho yiriza abagore baratonda kurusha abagabo. Inzara y'abagabo noneho Imana iramubwira ngo imuhumura amaso abona iriba. Ntabwo yari cukuye ako kanya ryari rihari. Icyo yakoze gusa ni ukumuhumura amaso, yari yahumwe n'agahinda. Imuhumura amaso abona iriba rimuri iruhande. Ikibazo tujya tugira kenshi y'agahinda kaje, ikibazo tujya tugira kenshi y'ubwihebe bwaje, ikibazo tujya tugira iyo tumaze igihe kirekire mu bibazo, dukura amaso ku Mana no kubisubiza ishobora kubifite, ntitubona amariba n'imiryango ikinguye iri imbere yacu. Kuko buriya ni ikibazo gikomeye kiba. Agahinda kagufungira imiryango kandi hari, agahinda kakubuza kubona Imana kandi muri kumwe, agahinda kakubuza kubona iby'Imana izakora kandi yarabikubwiye, agahinda kakwibagiza iby'Imana yagukoreye kandi ubyibuka. Burya imiryango ikinguye ibonwa n'abatumbiriye Imana bakirengagiza ibibakikije. Haleluya. Nababwiye ngo inyigisho y'umunsi nayise agahinda, ibyiringiro n'imiryango ikinguye. Imiryango ikinguye ibonwa n'abantu bakomeza bagatumbira Imana niyo circumstances zabo zibereka yuko nta sorute. Mwibuke Yobu inshuti ze, umugore we yaramubwiye atumva tubyumve kimwe, tukiyo Mana yawe nurangiza wipfire. Aravuga ati ariko kuvuze nk'umugore w'umupfapfa, jewe nzakomeza nyizere niyo yanyica nzapfa nkiyizera. Inshuti ze ziraza zimara iminsi 7 zicaranye nawe, ariko ku munsi wa 8 ziritonda ziramujomba, zituhari ibyaha wakoze, nta mukiranutsi ushobora kunyura mu bintu nk'ibi. Yo bakarahira akavuga ati je narahira n'amaso yanjye, sinigeze mbona umukene ngo ne kumufasha, sinigeze mbona umugore ngo mwifuze, jewe ndabizi neza icyakemura ikibazo cyanjye nuko Imana yakwimanukira tugashinga urubanza.
tukaburana. Imana igira agahimano sometimes. Guhera kuri chapitre ya mbere y'ubu ku ya 3 ahamagara Imana ngo ize baburane. Uzi abacamanza batumiye umuntu uzaza kuburana, hari abantu kese nigeze kumva umwana w'umusirikare umuntu yaramureze amurega mu nkiko zisanzwe, aravuga ati ariko giye simburanira muri bene izo nkiko, aramwihorera bakamuhamagara akabihorera. Kubera iki? n'Imana Yobu yarabwiraga ngo iyi nize tuburane, ariko buri cyatumye Imana itinda kuza yagira ngo Yobu abanza twigisha uko umuntu atekereza nuko agomba gutekereza iyo yageze mu bibazo. Ko byageraga avuga ati acyakora ikintu kimwe nzi, iyi Mana yanjye iriho, umucunguzi wanjye ariho, nimara gupfa nzamubonesha amaso nayanjye sayundi. Imana irategereza ibice 30 ngira ngo iza mu gice cya 37 nabwije ntiyaziciye bugufi, iza yivuga ko wumva uri umuhanga ndemi ijuru wari uri hehe, ko wumva uri umuhanga ububiko bw'umuyaga buba hehe, ko numva uri umuhanga. Hanyuma yo yikubita haza aravuga tumva Mana ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko none ndakwiboneye nciye bugufi ndihane. Ariko icyakurikiyeho Imana ngo imusubiza ibirenze ibyo yari afite mbere. Kubera iki? Yashyizemo, yatweretse uko umuntu yitwara iyi miryango yose igaragara nk'iyafunze. Ntuzatakaza ibyiringiro n'iyi miryango yose yagaragara ifunze. Ujye uvuga ngo mva niyo byaba ari ugupfa nzemera mfe ntahemutse, nzana yanjye kuko icyo nzi ni kimwe, amaherezo y'ibi Imana izantabara. Amen. Ariko iyo agahinda kagufasha, Satani agufungira imiryango yarinze akakugira inama. Aba ngabo bari bitahiye babivuyemo. Hari abakristo bashobora kuba no mu bicayemo hano, erega kubivamo hari igihe ubuzi ko inzira ugiye gucamo atari inzira y'Imana, ariko Satani akakurasa imyamba, akakurasa ibiri, akakurasa 3 ku mwambi wa 4. Patoro yarakubwiye ati nutaryama akazi kawe karabura, ukavuga uti ntacyo nzabyihana, ukaryama n'ibindi ntayo. Kubera iki? Buriya Yobu Imana yamushyize muri Bibiliya kugira ngo atwigishe uko umuntu w'Imana yitwara when the going gets tough. Iyo ubuzima bwagukamuye, iyo ibyiringiro byaheze, iyo imiryango yose yifunze, abana bapfuye, inka zapfuye, umugore yagutaye, inshuti zagu, Yobu akavuga ngo ibi byose bigende nsigaranye Imana yanjye. Hagari yari yicaye ku iriba adashobora kuribona kuko agahinda kamuhumye amaso, ariko Imana imuhamagaye. Icyo yakoze ni iki? Yakuyeho igihu, Hagari abona iriba. Wenda nawe wicaye iruhande rw'iriba ryawe, sinzi ikibazo urimo kurwana nacyo. Ushobora kuba wicaye iruhande rw'iriba ryawe ariko utarimo gutega Imana amatwi, ahubwo urimo gutega amatwi agahinda kawe. Abandi bantu ariko ababo barahushije burundu. Muri Samuel wa 2 igice cya 21 hari abantu babonye opportunity, umuryango ukinguye utabaho, ariko wicwa n'umuze wo gusharira. Hari abantu bitwa Abagibeyoni. Abagibeyoni ku gihe cya Yosuwa baraje batega Yosuwa umutego, baravuga ati twebwe turaturuka muri Kenya. Mbese nk'uwa baturuka muri Kenya ati duhaguruka, izi muzarishya n'izi nkweto zarishya n'iyi migati yari gisohoka mu ifuru. None reba ukuntu bimeze, n'ubushingwe. Ngo Yosuwa ntiyabaza Imana, yizera ibyo bamweretse, asinyana n'abisezerano ryo kutabica, kandi Imana yari yarababujije. Ariko amaze kumenya ko bamubeshye, ko yasanze batuye nk'ikabuga, bari ku ikabuga ni hafi cyane, ngo n'ahantu umuntu yagenda iminsi 3, ubwo wenda ni nko kugera wenda nko muri Ngoma ku bagenda buhoro. Arababwira ati kuva mumbeshye muzaba abagaragu bacu, mujye kuzarinda isi shira. Barabwira ati nta kibazo, ko mutazatwica, ko waturahiye mu izina ry'Uwiteka, wenda tuzaba bagaragara ariko tubeho. Umva rero abantu bajye barata umuryango. Ku ngoma ya Dawidi hatera inzara n'amapfa. Imana iramubwira ngo igituma hateye amapfa nuko kuwa kubanjirije ku ngoma ya Sawuli
yavuye mu masezerano yica abagibeyoni. Nicyo cyabateje aya mapfa. None genda ubwira abagibeyoni babasabira umugisha amapfa aveho. Dawidi aragenda asanga abagibeyoni, aravuga ati mwakwemera twabakorera iki nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo mudukureho umuvumo? Iyo mba ndi umugibeyoni wasobanukiwe iby'inzira y'Imana, banavuze numva ndashaka udukure muri ubu bucakara, uduhe freedom natwe duture muri ubu bwoko ariko tutarabaretwa, kuko nta kindi Dawidi yari gukora, yari kubibaho. Baravuga ngo twe nta bushobozi dufite bwo kwica umuntu, iyo tuba tubufite, ariko noneho ubwo bidusabye duha abahungu 7 ba Sawuli tubamanike i Gibeya ku karubanda. Herodiya muka Herodi umukobwa we yarabyiniye. Herode aramubwira ati nsaba icyo ushaka cyose, open door. Umugore aramubwira, iyo amubwira ati basi duhamaze nk'atatu simbizi, aravuga ati genda unsabire bazana igihanda cya Yohana umubatiza ku mbehe. Umuzi wo gusharira ujya ubuza abantu kubona umugisha w'Imana yasezeranije, kandi ibi ntabwo abantu babizi. Abantu benshi babaho n'ingingimira. Umudamu umwe yigeze kuza ngo musengere, ndamusengera numva ibintu kabisa birimo, numva harimo amadayimoni pe araruruma. Nawe naguze ibintu madani, Imana irambwiye ngo hari abantu rakariye, kandi uwo muryango niwo Satani yinjiriramo. Banzu bababarire. Imana arambwira ngo ndakicwa, ngo nibanze nkize nzababarira, nitankiza ndavuga nire nkubwire ntabwo Imana igibageninga yarabanze kakubwira ngo banze ukora ibi ngibi nakubwiye, ngo noneho birike, kandi koko yaragiye. Hari igihe uyu muzi wo gusharira, hari abantu benshi banawubana. By the way, reka mbibabwire, nabyo nkunda gutanga ubuhamya. Uyu muzi wo gusharira narawubanye cyane. Turi mu gihe cyo kwibuka, mfite imyaka 5 bishe data, nkora ndakaye. Mfite 15 batwirukana mu ishuri, umujinya ubumeza irindi shami. Noneho igihe cyose twakoraga ibizamini, cyane cyane bigana mu kurangiza, ndibuka ndangiza sogonderi narwaye igifu, kandi igifu narwaye sinagitewe nuko nsanzwe ndwariye, ubundi sindwara igifu. Ariko iyo nageraga ahantu ibintu bikomeye nkibuka yuko nubwo ndimo kuruha ntacyo bizamarira, narwaraga igifu. Ndwara igifu, ariko umunsi cyari kinyishe turangiza university, kandi nari mu banyeshuri b'imbere pe, bafite n'amanota menshi, gutsinda nta n'ikibazo cyarimo, byari uguhumeka.